kuvuga ngo atwifuriza ibyiza kandi ahorana natwe. Mwibuke igihe data Yesu Kristo aragiye kujya mu ijuru yavuze ati ni ukuri mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyo usa ngo ntabwo ari mababwiye ko mba ngiye kuyabategura ariko bwahari ndagiye kandi nzagaruka mbajyane. Yaravuze rero iryo ni ijambo tutakwibagirwa kandi tutarenza ingohe. Aho ngaho murahazi cyane iryo jambo, ni ijambo rikomeye Uwiteka Imana yadusezeranije. Rero azahora adutekereza, niyo mpamvu yabidusezeranije. Ni ukuri nawe uyu munsi wa none hereza Uwiteka Imana isezerano umbwire uti ndamaramaje ndihanye kandi nzabana nawe kandi ndagutegereje ubwo wadusezeranije muzagaruka kudutwara kutujyana. Ngewe uriya munsi nzaba mpari. Ubwire mugenzi wawe ati uzaba uhari, bwira mama wawe uzaba uhari, bwira umwana wawe uzaba uhari, bwira bagenzi bawe abo mukorana abacolleagues bose ese muzaba muhari, ubundi musenye umugozi umwe. Ukuri ugende akabuza ujye gusenga hirya no hino, ubundi Uwiteka azabagirira neza. Nuko ageze aho arakomeza ati yemwe abarushe n'abaremerewe, azi ko turusha, azi ko tunaniwe, azi ko bitugoye, azi yuko isi turimo ari amakuba cyane akomeye. Aravuga ati yemwe abarushe n'abaremerewe nimunsange munyikoreze iyo mitwaro yose, ni ukuri ndabaruhura, munsange buri kimwe cyose kikunanije, ni ukuri niki kikunanije, niki kikugoye mbese ko yabyivugiye bimuhereze arabigutura uyu munsi wa none. Uwiteka Imana abane nawe, ngo ni ukuri ngo umuruho wose niwemera kuwikorera ntabwo bizigira bikugora na gatoya kuko uzaba ufite uwo kuruhura. Nta mutwaro rero n'umwe uturutse kwa data Yesu Kristo wakuremerera, kuko aba ahari ngo akuruhure kandi yiteguye kukugirira neza. Niyo mpamvu yavuze yuko mwemerere uyu munsi wa none yinjire mu buzima bwawe, nuko akuyobore akwereka inzira ucamo, ubundi ubwo abandi bazaba bari kwimwiza imoso, wowe uzabe uhagaze bwuma utegereje uvuga uti yewe mufungure ninjire, kuko ibyo nakoze birigaragaza, imirimo nakoze ngiyi databuja, nakoze ibyo wansabye kandi nawe nakoze uti injira ni karibu. Kuko Yesu Kristo rero ni umuntu mwiza cyane ko nabyita, ni umwami w'abami, ni umuyobozi mukuru cyane, aduteganyiriza buri kimwe. Iyo ageze mu bana yitwa se w'abana, yagera mu mfubyi akitwa se w'imfubyi, yagera mu bapfakazi akitwa umugabo w'abapfakazi, yagera mu bagabo akaba umukuru wabo. Ni ukuri yagera mu basaza akaba ari wo musaza mukuru, yagera ahantu hagiye hatandukanye ni ukuri akaba ari ukomeye, yagera mu bami umwami w'abami, yagera mu baperezida akaba umuperezida ukomeye cyane uruta abandi bose, yagera kwa muganga akaba dogiteri mukuru, yagera mu muhanda akaba umuyobozi mukuru, yagera mu bamotari akaba ari umumotari mukuru. Yesu Kristo yageze mu bashoferi ni umushoferi mukuru. Yesu Kristo yageze mu batwara indege ni umutwazi w'indege mukuru cyane. Yesu Kristo yageze mu bikorera Yesu Kristo data twese umwijuru wadusezeranyije akavuga ati ngiye kwa data nzagaruka mbajyane, kandi mwese abarushe n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura mu bikorera imitwaro yanyu mwese, ubu niteguye kuyikorera. Nta muntu n'umwe rero wabasha kutwitangira bene ako kageni uretse Yesu Kristo witanze, akaza akabambwa ku bwacu, agapfa nuko akazuka ubwo yari amaze guhabwa. Ndabashimiye mbere kugira ngo rero tumusubize muri ako kangaratete no muri ako kaga gakomeye. Burya iyo dukoze icyapa tumusubije muri ibyo bibazo, tukamusubiza muri wa mubabaro, tukamujomba amacumu muri za nkovu, ubundi akababara, agahinda kakamurenga kakamwica, akavuga ati aba bana banjye ntabwo bazi ko nabacunguye. N'umutima cano ubundi twumve uko bihagaze. Ni ukuri nk'uko ubyuka ushaka kumva amakuru hirya no hino ku isi, utegereje ngo wumve ibyabaye, burya ni uko uba uhangayitse cyane, ugahangayikishijwe n'iby'isi, ngo mbese ngo hirya bimeze bite, ngo mbese hakuno bimeze bite, hamirire bimeze bite, ni gute isi yaramutse. Byakagombye rero gutera ishema ndetse n'umuhati wo kubyuka ushakisha ijambo ry'Imana, ukumva icyerekezo cyawe kimeze gute mu mwuka, mu gakiza, ukumva
icyo Imana igushakaho, ukumva ese buri kintu cyose kijyanye no gusenga ndetse uriho witegurira amayira meza kugira ngo igihe Uwiteka Imana azagaruka ari we Yesu Kristo uzabashe gusanga witeguye uhagaze bwuma. Nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana yiwe n'umutima channel. Kora subscribe cyangwa se umanuke kuri Facebook yacu yitwa Muzamunzi Jean Marie Vianney, ubundi kuri follow. Ntabwo bigoye no gukora kuri buto gusa ugakandaho handitse follow, ubundi tukabana mu bihe byose bigiye bitandukanye. Iyo umaze kubikora rero usanga buri kimwe cyose dushizeho tukibona muri uwa mbere. Nitwa Jean Marie ibisanzwe. Yesu Kristo rero aradukunda cyane kandi atwifuriza ibyiza, reka tumusenge ubundi azatugezayo n'amahoro. Ndagushimye Mana Data wa twese uri mu ijuru, ni ukuri wowe uremye abantu ukabashyira kuri iyi si ukabariza ibiyuzuye byose, nta munsi wigeze uruhuka. Ni ukuri byarakugoye cyane, ariko ugeze ku wa karindwi uraruhuka, kuva ku wa mbere kugera ku munsi wa gatandatu byari bikomeye cyane, aho utaryamaga ntusinzire utekereza ngo bizaba bimeze bite. Nuko urarema paka n'umuntu w'umuremye umuhereza n'ibindi byinshi cyane bituye isi byose, uravuga uti byose ni ibyawe, urabimuhereza mu maboko yiwe. Rero ibyo byose warabiduhaye ku buntu, uduhereza ubuzima ku buntu, uduhereza umwuka ku buntu n'ibindi byinshi nyagasani bidukikije biduhera ubuntu. Ndagushimiye kubwo waturamukije kandi abandi ukabirizaho, ndetse Imana ikomeye cyane hirya no hino ku isi. Tabara abarwayi bari mu bitaro, ugereye mu ngo, abantu barembye batabare, ukubane nabo. Ndagushimiye kuko ubyumvise kandi utegeka kubana natwe, hereza umugisha mu bwumva iki kiganiro, izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Komeza kubashimira. Nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Iyi ni Mutima Channel yo umaze kwimenyera, kandi mukomeze muze muri benshi mukore subscribe kuko ni ibintu bitagira agaciro wavuga ngo biraguhenda se urajya kubihaha urajya kubigura. Oya, ni ibintu byoroshye cyane. Twebwe bitugirira umumaro kuko burya iyo tubonye umuntu umwe yiyongereyeho, ni ukuri ni kwa kundi Imana Data ivuga uti uyu munsi wa none habonetse umukristo, habonetse umuntu wihanye, none reka dukore ikirori ubundi duhimbaze uyu muntu, umwishimire kuko yaje mu muryango. Nitwa Jean Marie umaze kwitaba Imana. Gusa usubire muri nangaha ubundi urawinjiye mu muryango w'abantu bagana mu ijuru aheza twese duharanira kwerekera. Yesu Kristo rero ni umuntu mwiza cyane ko nabyita, ni umwami w'abami, ni umuyobozi mukuru cyane, aduteganyiriza buri kimwe. Yageze mu bana yitwa se w'abana, yagera mu mfubyi akitwa se w'imfubyi, yagera mu bapfakazi akitwa umugabo w'abapfakazi, yagera mu bagabo akaba umukuru wabo. Ni ukuri yagera mu basaza akaba ari wo musaza mukuru, yagera ahantu hagiye hatandukanye, ni ukuri akaba ari ukomeye. Yagera mu bami akaba umwami w'abami, yagera mu baperezida akaba umuperezida ukomeye cyane uruta abandi bose, yagera kwa muganga akaba dogiteri mukuru, yagera mu muhanda akaba umuyobozi mukuru, yagera mu bamotari akaba ari umumotari mukuru. Yesu Kristo yageze mu bashoferi ni umushoferi mukuru. Yesu Kristo yageze mu batwara indege ni umutwazi w'indege mukuru cyane. Yesu Kristo yageze mu bikorera hakurya mu bakarani ni umukarani mukuru. Yesu Kristo yageze mu bacuruzi ni umucuruzi mukuru. Yesu Kristo yageze ahantu hose niwe uyobora. Rero mwemerere uyu munsi wa none yinjire mu buzima bwawe, nuko akuyobore akwereka inzira ucamo, ubundi ubwo abandi bazaba bari kwimwiza imoso, wowe uzabe uhagaze bwuma utegereje uvuga uti yewe mufungure ninjire, kuko ibyo nakoze birigaragaza, imirimo nakoze ngiyi databuja, nakoze ibyo wansabye, kandi nawe ntakabaza kugira uti injira, ni karibu kuko waranyumviye. Ni ukuri wakoze icyo ushoboye cyose, nuko ntabwo wigeze uremererwa n'inshingano naguhaye. Icyo gihe azakwinjiza, ndetse abandi bazaba bataramukoreye nabo bazabarira hakurya bavuga bati natwe twaragukora, akazababwira uti sinigeze mbamenya. Yesu Kristo rero burya niba tuvuze mu muyobozi, mu bayobozi yababwira mu bana
akaba se w'abana agera mu mfubyi, akaba mukuru ahantu hose, umugabo w'abapfakazi. Ni ukuvuga ngo atwifuriza ibyiza kandi ahorana natwe. Mwibuke igihe data Yesu Kristo aragiye kujya mu ijuru yavuze ati ni ukuri mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyo usa ngo ntabwo ahari mababwiye ko ngiye kubategura, ariko ubwahari ndagiye kandi nzagaruka mbajyane. Yaravuze rero iryo ni ijambo tutakwibagirwa kandi tutarenza ingohe. Aho ngaho murahazi cyane, iryo jambo ni ijambo rikomeye Uwiteka Imana yadusezeranije. Rero azahora adutekereza, niyo mpamvu yabidusezeranije. Ni ukuri nawe uyu munsi wa none hereza Uwiteka Imana isezerano, umubwire uti ndamaramaje ndihanye kandi nzabana nawe kandi ndagutegereje, ubwo wadusezeranije muzagaruka kudutwara kutujyana. Ngewe uriya munsi nzaba mpari. Ubwire mugenzi wawe ati uzaba uhari, bwira mama wawe uzaba uhari, bwira umwana wawe uzaba uhari, bwira bagenzi bawe abo mukorana aba colleagues bose ese muzaba muhari. Ubundi musenyere umugozi umwe, ni ukuri mugende nta kabuza, mujye gusenga hirya no hino, ubundi Uwiteka azabagirira neza. Nuko ageze aho arakomeza ati yemwe abarushe n'abaremerewe, azi ko turusha, azi ko tunaniwe, azi ko bitugoye, azi yuko isi turimo ari amakuba cyane akomeye. Aravuga ati yemwe abarushe n'abaremerewe nimunsange, munyikoreze iyo mitwaro yose, ni ukuri ndabaruhura. Munsange buri kimwe cyose kikunanije, ni ukuri niki kikunanije, niki kikugoye, nese ko yabyivugiye, bimuhereze arabigutura uyu munsi wa none. Uwiteka Imana abane nawe, ngo ni ukuri ngo umuntu wose niwemera kuwikorera ntabwo bizigira bikugora na gatoya, kuko uzaba ufite kuruhura. Nta mutwaro rero n'umwe uturutse kwa data Yesu Kristo wakuremera, kuko aba ahari ngo akuruhure kandi yiteguye kukugirira neza. Niyo mpamvu yavuze yuko azagaruka. Ahora tuzirikana rero kuko nuko bwije, ntugacike intege, kuri Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Twongere twibuke ko yageze mu bayobozi, uyu muyobozi mukuru yagera muri ba mudugudu, akaba umudugudu mukuru. Buriya ni ukuvuga ngo yageze muri ba gitifu, ni uwa gitifu mukuru. Yageze kuri ba meya, ni uwa meya mukuru. Yageze mu bajyanama, ni uwa mujyanama mukuru. Yageze mu rusengero, ni uwa pasiteri mukuru. Yageze mu bapadiri, ni uwa padiri mukuru. Yageze mu bashehe, ni uwa shehe mukuru. Yageze ahantu hose arayobora. Bishatse kuvuga ngo niwe nyiri byose, niwe nyiri agakiza, niwe nyiri ubuzima. Bishatse kuvuga ngo isaha yavuga ati ibi ni bibe, bigakunda, akavuga ati biroya bigakunda. Ariko uyu munsi wa none ninde ufite ububasha bwo kuvuga ngo ibi ni bibe bikaba? Akavuga ati imvura igwe ikagwa, ati imvura ntigwe ikareka kugwa, isi nirimbuzwe umwuzure ugahita umanuka ugakongora abantu bo mu gihe cya Nowa, ubundi bikarangira. Ubu bubasha isaha nta muntu n'umwe umufite uretse Yesu Kristo data twese umwijuru wadusezeranyije, akavuga ati ngiye kwa data nzagaruka mbajyane, kandi mwese abarushe n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura, muyikoreze imitwaro yanyu mwese, ubundi niteguye kuyikorera. Nta muntu n'umwe rero wabasha kutwitangira bene ako kageni uretse Yesu Kristo witanze, akaza akabambwa ku bwacu, agapfa nuko akazuka ubwo yari amaze guhabwa. Ndabashimiye mbere kugira ngo rero tumusubize muri ako kangaratete no muri ako kaga, muri iyo dukoze icyapa tumusubije muri ibyo bibazo, tukamusubiza muri wa mubabaro, tukamujomba amacumu muri za nkovu, ubundi akababara, agahinda kakamurenga kakamwica, akavuga ati aba bana banjye ntabwo bazi ko nabacunguye. Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Njye nitwa Jean Marie, umaze kwitaba Imana. Dusenge Imana ubundi dusoze. Yesu Kristo turamushimiye kubwo utuyoboye muri iki kiganiro cyiza cyane kinyuze imitima, tumaze kubona yuko ukuri wagiye, ariko wagiye kudutegurira ahacu kandi muzagaruka kujyanwa. Kandi nubwo turushe nanone tugukoreza imitwaro yacu yose,